nongeye kubasuhuza inshuti zanjye twigana muzike, ntabwo nyibafata nk'abantu bankurikirana gusa, ahubwo mufata nk'umuryango. Nishimiye kongera kubana namwe rero mu isomo rya muzike. Ushize twari twizeye ibintu by'ibanze kuri gitari. Uyu munsi nifuje ko twakwigana amanota 7 y'ibanze. Turakorera muri root note cyangwa se muri game ya do. Turareba ibyo twita scales arizo tugenderaho twubaka amanota. Ukuvuga ngo rero muzike igizwe n'amanota 7 y'abanze. Hari izo scales yabakiyeho, hari do re mi fa sol la si do si la sol fa mi do. Izo ni scales muri root note ya do, nizo tugiye kureba amanota y'ingenzi arindwi dukoresha twubakiye kuri izo scales. Scale ya mbere ni ufata hano muri ku murya wa gatanu muri kazi ya gatatu, ugakubita ugafata n'umurya nyine ufashe hano muri kazi hano ahangaha muri kazi 1 2 hano gatatu do. Noneho rero ukubita wa murya twabonye yitwa re cyangwa se di, re uri open cyangwa utawufasheho re. Noneho mi cyangwa se scale ya mi kuza kuri uyu murya n'ubundi uyu nguyu wa kane, ugafata muri kaze ya kabiri. Nuba twabonye do, ukubita umurya wa kane urekuye re, n'ubundi ugafata ku murya wa kane ariko muri kaze ya kabiri mi. Noneho fa uhita ufata muri kaze noneho ya gatatu kuri wa murya wa kane fa. Sol uhita ufata wa murya wa sol nyine ari wo wa gatatu uhereye hasi so urekuye nawe uri open. Noneho la ufata muri kaze kuri wa murya wa gatanu n'ubundi muri kaze ya kangahe ya kabiri la. Noneho si uhita ufata wa murya nyine wa C cyangwa wa B ukakubita nawe urekuye C. Noneho kugira do ukagahita ufata wa murya wa C ugafata muri kaze ya kabiri, muri kaze ya mbere sorry. Ubwo tubonye do muri kaze ya gatatu umurya wa gatanu re, umurya wa kane urekuye mi, wa murya wa kane n'ubundi muri kaze ya kabiri fa ugafata ahakurikiyeho muri kaze ya gatatu kuri wa murya wa kane fa sol ugakubita wa murya wa kangahe umurya wa gatatu so la tugafata wa murya wa gatatu muri kaze ya kabiri la si ugafata n'umurya wa kabiri urekuye. Noneho do ugahita ufata ya wa murya wa kabiri muri kaze ya mbere do si la sol fa fa mi re do do re mi fa sol la si do si la sol fa mi. Niyo twita scales cyangwa se scales nyine dukoresha twubaka amanota ya manota y'abagize umuziki. Tugiye kureba rero naho byihuse amanota 7 agize muzike yubakiye kuri izi scales dukoresha. Hanyuma turebe matatu y'ingenzi twariyo twitaho mu kanya gato, turebe n'indirimbo twayacurangamo. Vuga ngo hari do nuko nyine ndi gufata gendeye kuri scale ya do fata umurya wa gatanu muri kaze ya gatatu, ugafata umurya wa kane muri kaze ya kabiri, ugafata n'umurya wa kabiri muri kaze ya mbere, hanyuma ukavuza ku murya wa gatanu do, hakaza re
urutoki rumwe rujya muri kaze ku murya wa mbere muri kaze ya mbere, urundi rukajya ku murya wa gatatu muri kaze ya kabiri, urundi rukajya ku murya wa kabiri muri kaze ya gatatu, kuvuza uhereye ku murya wa kane. Umurya wa mbere muri kaze ya mbere, umurya wa gatatu muri kaze ya kabiri, umurya wa kabiri muri kaze ya gatatu. Niyo twita minere. Hanyuma hakaza mi iroroshye cyane, ufata umurya wa gatanu muri kaze ya kabiri n'umurya wa kane muri kaze ya kabiri, izi ntoki ebyiri gusa, ubundi ukavuza uhereye ku murya wa mbere. Mi. Hanyuma hakaza fa. Twabonye ko do re mi fa. Hari iyo ufata ya bare gutya, bandi dufata gutya, ariko abenshi bikunze kwikoreshereza iyi ngiyi kubera ko iyi bare ikunze kubagora. Iyi rero tuyikora dute? Urutoki rumwe rujya kuri kaze ku murya wa kane muri kaze ya gatatu, rukajya ku murya wa gatatu muri kaze hano. Rumwe rujya ku murya wa kane muri kaze ya gatatu ahangaha, urundi rukajya ku murya wa mbere n'uwa kabiri, ukayiryamaho muri kaze ya mbere. Ubwo ni gutya. Iyi ni fa, cyangwa se ugafata ya yindi twabonye gutya. Hakaza rero no sol. Ifata gute rero sol? Nanga ni kuri sol. Ufata, hari abayifata gutya, hari n'abayifata gutya, biterwa n'uko woweho bikoroheye. Reka twigire iyi ngiyi. Uru rutoki rwa mbere akagahera kajya ku murya wa mbere muri kaze ya gatatu, kagashingaho. Hanyuma urundi ukurikiyeho urubitamo kubita rukoko, ugafata ku murya wa gatandatu muri kaze ya gatatu, urundi rukurikiyeho rumusumba zose gafata ku murya wa gatanu muri kaze ya kabiri, gavuza uhereye ku murya wa mbere. Sol. Ubwo ni iminota bya gatanu. Tukajya kuri la. Tugeza gute rero? Urutoki rumwe ufata ku murya wa gatatu muri kaze ya kabiri, urundi rugafata ku murya wa kane muri kaze ya kabiri, urundi rugafata ku murya wa kabiri muri kaze ya mbere hano. Kano kazu ka mbere nyine. Gutya. Hano n'ahangaha. Ubundi ukavuza uhereye ku murya wa gatanu. Hakaza rero irya nyuma ryo twita si. Iyo ni bare, yo ntaho wayicikira, bifatwa mu buryo bwa bare, ni bare code. Urutoki rumwe ruryama hano muri kaze ya kabiri uhereye ku murya wa gatanu, hanyuma izindi ebyiri zikajya hano, rumwe ku murya wa gatatu muri kaze ya kane, urundi ku murya wa kane muri kaze ya kane, urundi rukaza hano ku murya wa gatatu muri kaze ya gatatu, ubundi ukavuza ku murya wa gatanu. Bayita si. Zahera tuyiga neza, reka twirebere urugero rw'indirimbo twacuranga dukoresheje amanota 3. Muri aya ngaya yo twita amajeri, hari iyi do twabonye, akaza ya sol twize mu kanya, akaza na ya fa yarahaze twize. Urugero twakwiga nk'indirimbo ya Alex Dusabe ivuga nakomeje kureba anzengurutse uko abantu babaho mu by'ubuzima bwo mw'isi. Naya manota agenda akora gutya kugeza indirimbo irangiye. Ayakora ati rero, ufata ya do ukagira ukavuzaho kabiri, nakomeje, ugira rimwe, nakomeje kureba, kabiri,
ahanzengurutse uko abantu iyo ugarutse nyine uvuza kane reba kabiri ahanzengurutse ugarutse yaruvuye muri kane ahanzengurutse kabiri gatatu k'abantu babonye y'ubuzima bwo mw'isi nuko nguko nagenda k'abantu babaho mu by'ubuzima bwo mw'isi bamwe batakubukene ngo bwabarembeje kandi abakire ntibanyurwa ibyo bafite ararira na korasi nukayicuranga ni kukiturira kandi uwaturemye akitwitayeho witegereza inyoni ntiziba ntizigira n'ibigega kuki se yareka umuntu yaremye n'amaboko ye n'ibingi gusa agenda akora ni amanota 3 do avuza kabiri wavugenda uvuza kabiri wewe kugira ngo ukorere umuntu ukiri kwiga do sol fa garuka muri do. Nibyo ndumva mwabibonye inshuti zanjye nabasezeranije ko muzike rwose tuzayiga mu gihe gito. Wowe icyo usabwa ni ukureba tutorial n'abakiriyeho cyangwa isomo n'abakiriyeho rya mbere na mbere ryigisha imyitozo makuru imyitozo kugira ngo nyine ubashe gufata intoki inota n'urivuza rivuge. Ubwo nguko turi gutangira uvugije ushyifashe inota ukavuza utarakora imyitozo cyane ntabwo wavuza ngo bivuge wajya wumva nyine bitavuga ukuntu nyine kubera ko intoki ziba zitaramenyera gufata amanota neza. Mukore rero cyane mukore imyitozo hanyuma mujye mukomeza mukurikirana n'amasomo mbaha ndabizi ko bizagenda biza. Urabona ko nk'umuntu wankurikiye akora nicare tayari yatangiye kumenya gucuranga indirimbo. Urumva rero bitangiye tukira ahanga bizajya kugera mu kwezi kwa kabiri ibintu bimeze neza. Ufate ibyo nababigishije ibyagucitse usubize inyuma urebe, kandi niba ubona iri somo ari cyo ryagufashije rwose ntibagire gusangiza undi muntu ukunda umuziki. Niba utaranakora subscribe byaba byiza uyikoze kugira ngo n'isomo byose rindi nakora ukitubona notification igiye kugucika. Aba rero yaba like nayo mbikoze ntacyo bitwaye. Imana ibaho umugisha ko mwabanye nanjye kandi ndabakunda cyane, nkunda ko mubyitaho mukankurikira buri gihe ndabibona ko munkurikira. Niba byagufashije wanyandikira muri comment ukambwira n'ikindi aha nakosora kandi igitekerezo nyine. Sawa, Imana umugisha nawe utaha. Bye bye.